Yesu ashimwe, ndagusuje aho ukurikiye iyi message iyi video mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Luke Karekezi. Hari inyigisho tumaze iminsi tuganira kuri channel, ndagira ngo uyu munsi tuganire ku nyigisho y'ingenzi cyane. Haleluya. Ndakurarikira gukurikira inyigisho y'uyu munsi. Ni inyigisho itorero ry'Imana rikeneye cyane muri iyi minsi. Ni inyigisho y'ingenzi cyane, niyo yashoje abantu batubanjirije muri iyi nzira gukora umurimo babashije gukora. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'umubatizo wo mu Mwuka Wera. Haleluya. Umubatizo wo mu Mwuka Wera utandukanye n'umubatizo usanzwe. Umubatizo usanzwe twabonye bushize mu nyigisho bushize, twavuze ku mubatizo wo mu mazi. No mubatizo Yesu yategetse, ni ngombwa yuko tuwukora, ni ngombwa yuko tubatizwa mu mazi, ariko hari n'undi mubatizo wo mu Mwuka Wera. Yesu ashimwe cyane. Reka tubanze twiragize Imana. Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe na Bene Data. Sabye umugisha ku muntu wese ukurikiye message. Reka ubuntu bwawe Data bumubeho, reka imbabazi zawe zibane nawe, kandi ufungure umutima we abashe gusobanukirwa, abashe kurushaho kumva neza no gusobanukirwa no gwishurirwa. Mana, igira neza ubwiru bw'amagambo yawe. Urakoze Kristo, vugana na buri wese muri twe Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku mubatizo wo mu Mwuka Wera. Umubatizo wo mu Mwuka Wera ni iki? Umubatizo wo mu Mwuka Wera ni igikorwa gitandukanye no gukizwa. Hari benshi babivanga no gukizwa, hari imyumvire igiye itandukanye iriho, ariko ndagira ngo twinjire mu byanditswe byera, turebe mu ijambo ry'Imana mu by'ukuri ubundi umubatizo wo mu Mwuka Wera umeze gute, cyangwa se niki, usobanura iki, ese umumaro wawo n'uwuhe, impamvu zawo nizihe? Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya mbere, umubatizo wo mu Mwuka Wera ni isezerano Imana yari yaratanze, iritanga mu byanditswe byera mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera ntabwo umwuka w'Imana yazaga ku bantu ngo abagumemo, ntabwo yabaga muri bo. Impamvu atabaga muri bo nuko ntabwo bari bafite kwera guhagije ko kugira ngo umwuka wera abashe kuba yaba muri bo. Yesu ashimwe cyane. N'abahanuzi, ijambo ry'Imana ritwereka ko umwuka wera yabazagaho akabahangaho akabakoresha, ariko mu by'ukuri ntabwo yagumaga muri bo. Ariko ubwo Yesu yaganiraga n'abigishwa be mu gitabo muri Yohana ibice 14, yabahaye isezerano, arababwira ngo umwuka wera ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamuzi kandi batamurora, ngo ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe, ngo kandi azaba muri mwe. Yesu ashimwe cyane. Rero ryari isezerano ry'uko umwuka w'Imana azaba muri twebwe, azaba muri mwe. Kuki yavuze ngo azaba muri mwe? Yavuze ngo abana namwe kandi azaba muri mwe. Ahangaha twibuka ko Yesu yari atarapfa, amaraso ya Yesu yari atarameneka ngo abashe kuhagira umwana w'umuntu abashe kuba yejejwe bihagije byo kwakira umwuka w'Imana wera mu bugingo bwiwe. Yesu rero amajije gupfa ku musaraba, umwana w'umuntu amaraso yaramwuhagiye, amaraso Yesu yaratwuhagiye, tubasha kuba twakakira umwuka w'Imana. Haleluya. Tubasha kuba twamwakira tudafite ubwoba. Haleluya. Tubasha kwakira umwuka w'Imana tudafite ubwoba, kuko twejejwe rwose n'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu niyo yonyine afite imbaraga zo kweza umutima w'umwana w'umuntu, akabasha kwakira Imana muri we. Haleluya. Imana yera, Imana idafite gukiranirwa, ikabasha kuza muri we ahera cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo Yesu yapfaga, umwenda ukingirije ahera cyane watabutsemo kabiri uhereye hejuru ugeza hasi. Bishatse kuvuga iki? Ubwiza bw'Imana bwari busa n'ubukingiraniwe muri uwo mwenda, ariko ubwo Yesu yapfaga, ubwiza bw'Imana bwabaye nk'ubwimutse, buva aho ngaho ahera cyane bwagiye hehe rero? Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ubwiza bw'Imana bwimukiye mu mitima ahera cyane, himukiye mu mitima yabemeye kwakira Yesu mu bugingo bwabo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana yari yarasezeranye kuzaduha umwuka w'Imana, ariko si icyo cyonyine. Yasezeranye nuko izasuka umwuka wayo, imbaraga zayo zidasanzwe zigakorera mu bantu. Yesu ashimwe cyane. Iyo dusomye mu byanditswe byera, Yoweri igice cya 3 umurongo wa 1, ijambo ry'Imana
ritwereka yuko hari ikintu Imana yavuze. Iravuga ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Abasore bazahanura, abakobwa bazerekwa, abasaza, abakecuru. Imana noneho isezeranye gusuka umwuka wayo, ariko mu buryo budasanzwe, mu buryo buherekezwa no kumera no guhabwa umwuka w'ubuhanuzi, cyangwa se connection n'isi y'umwuka, kwakira amakuru yo mu isi y'umwuka, gukora kw'impano z'umwuka, mu yandi magambo mu bana b'abantu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ku bantu bose. Ku bantu bose bisobanuye iki? Ntabwo ari ku bantu bose, abapagani n'abizera n'abatizera, oya, ahubwo ni ku byiciro byose: abakobwa, abasore, abakecuru, abasaza, abazarota, ibyiciro byose hadasigaye na kimwe. Haleluya. Muzirikane ko ari mu minsi ya nyuma, ni mu minsi y'imperuka. Rero Yohana Umubatizo atangiye kwigisha, Matayo 3:11, avuga noneho ijambo rikomeye. Aravuga ngo njyewe ndababatirisha amazi ngo mwihane ibyaha, ngo ariko uzaza hanyuma andusha ubushobozi, ngo niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Niwe uzababatirisha umwuka wera. Njye ndababatirisha amazi, ariko hari uzaza nyuma yanjye uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Yesu ashimwe cyane. Yesu agiye kujya mu ijuru nawe yatanze iryo sezerano. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 5 aravuga ngo kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mu minsi mikeya mwebwe muzabatirishwa umwuka wera. Rero umubatizo w'umwuka wera, cyese kubatirizwa mu mwuka wera, kubatirishwa umwuka wera, ntabwo ari abapantekotiste bo muri Azusa Street babizanye. Hoya, ni Yesu, na Yesu ubwe yarabyivugiye. Ni Imana yatangiye bivuga mu isezerano rya kera, ariko noneho izana expression cyangwa se imvugo, kubatizwa mu mwuka wera. Noneho nkuko nyine bivugwa gutyo, ibitangiza mu kanwa ka Yohana Umubatiza, ibishimangira mu kanwa k'Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yarabategetse ngo nimugende mutegereze ibyo Data yasezeranye, ngo kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebwe mu minsi mikeya muzabatirishwa umwuka wera. Arangije umurongo wa 8 w'icyo gice cya mbere cy'Ibyakozwe n'Intumwa, arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Yesu ashimwe cyane. Ahangaha ahita abasobanurira n'impamvu bakwiriye kubatizwa mu mwuka wera. Arababwira ngo mwe kwita mwirukanka, mwe kuva i Yerusalemu, mugume i Yerusalemu kugeza igihe muzambikwa izo mbaraga zivuye mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu bamaze kuzura umwuka wera bakoze umurimo mugari cyane. Tujye dusoma ibyanditswe byera, tugasoma inkuru z'aba Paulo na ba Petero n'abandi, tukibwira yuko hari babikoze kubw'ishyaka gusa. Ishyaka ntirihagije, ukeneye kwambikwa imbaraga ziva mu ijuru, ukeneye kubatizwa mu mwuka wera, urabikeneye, ukwiye kubigira inyota, ukabisengera, kuko ni isezerano ryawe, ni isezerano ry'umuntu wese wizeye Umwami wacu Yesu Kristo akihana ibyaha bye. Yesu ashimwe cyane. Rero iryo sezerano ryari ryarasezeranyijwe muri ibyo bihe byose, ryaje gusohora ku munsi wa Pentekote. Ku munsi wa Pentekote ni umunsi wabagaho ubizizaga muri Isirayeli, ariko igihe kimwe noneho iryo sezerano basezeranijwe rirasohora. Ndagira ngo dusome mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2, duhere ku murongo wa 1. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bari mu mwanya umwe bahuje umutima, umunsi wa Pentekote. Ahangaha ndagira ngo nkubwire yuko bari bamaze iminsi 10 bategereje. Bari bamaze iminsi 10 bategereje, bari hamwe, batava hamwe. Icyo bakoraga ntabwo biri kivuga cyane, cyo kora ivuga bikeya, ivuga yuko bashatse usimbura Yuda, ariko nta bindi byinshi. Icyo kora twabitekereza, kuko nta kindi bari gutegereje, bari bategereje ibyo Imana yasezeranye. Mu yandi magambo, bari mu mwuka wo gusenga, bari mu mwanya wo gusenga, wo kwitunganya, wo kwihana, wo gutunganya ibidatunganye mu bugingo bwiwe. Ahangaha bituha ishusho y'uburyo natwe dukwiriye gukora kugira ngo tubashe kwakira izo mbaraga zivuye mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero hari ibintu
bikeya nshaka yuko uzirikana mu mutima wawe kubijyanye n'umubatizo w'Umwuka Wera kugira ngo inyigisho ye kuba ndende. Ugize ikibazo ndagira ngo nkwibutse ko wajya ukibaza muri comment kugira ngo tubashe kugisubiza. Nta kibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'inyigisho tuba twakiriye, rwose ni karibu kugira ngo tubashe kurushaho gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere nshaka kukubwira nuko guhabwa Umwuka Wera no kubatizwa mu Mwuka Wera hari mwitandukaniro. Hari umuntu guhabwa Umwuka Wera byo kuhabwa kumuhabwa iyo umajije gukizwa. Umuntu wese ukijijwe aba afite Umwuka Wera. Abaroma 8:9 ijambo ry'Imana rivuga ngo udafite umwuka wa Kristo ntabwo ari uwe. Umwuka wa Kristo, Umwuka Wera agira amazina atandukanye mu byanditswe byera. Hari amazina atandukanye yitwa. Hari aho yitwa Umwuka Wera, hari aho yitwa umwuka w'ukuri, umwuka w'ubugingo, umwuka w'Imana, cyangwa hari naho uvuga ngo umwuka gusa, ugasanga ni umwuka ariko wasoma ukumva yuko ari Umwuka Wera bari kuvuga. Yesu yamwise umufasha, Yesu ashimwe cyane. Umwuka w'ubuntu, umwuka wa Kristo. Mu Baroma niko bavuga ngo udafite umwuka wa Kristo ntabwo aba ari uwe. Udafite Umwuka Wera ntabwo aba ari uwe. Kandi udafite Umwuka Wera ntashobora gukorera Imana, kubera ko abagifite ntabwo abafite ubuntu bw'Imana. Umwuka Wera yaje muri twebwe niwe uduhereza kamere y'ubumana yo kugira ngo tubashe kunesha ya kamere y'icyaha iba muri twebwe. Niyo mpamvu iyo umuntu akijijwe avutse ubwa kabiri atangira kumva akunze iby'Imana, akumva atangira kwanga icyaha, yacumura akumva yacumuye ku Mana, ndetse akumva nubwo yakora icyaha akumva aracyanza, akumva karira, akajya imbere y'Imana akababara, akagira inyota yo gukiranuka. Kandi kera atarakizwa yakoraga ibyaha yishimye, akumva ni ubwo buzima bwiwe. Rero iyo umajije gukizwa wakira umwuka w'Imana, ariko bitandukanye no kubatizwa mu Mwuka Wera. Kubatizwa mu Mwuka Wera ni indi experience, ni ikindi gikorwa, ntabwo gikorwa n'umuntu, gikorwa na Yesu Kristo bwe. Yesu ashimwe cyane. Rero umuntu ukijijwe wese afite umwuka w'Imana, ariko si ukuvuga yuko aba yarabatijwe mu Mwuka Wera. Iyo turebye ijambo ry'Imana tubona mu byakozwe no mu gice cya 8 tubonamo Filipo ajya Samariya abwiriza ubutumwa bwiza, abantu benshi barihana. Bamajije kwihana barakizwa rwose, bakira Yesu ndetse baranabatizwa. Ariko ntabwo bigeze bakira umwuka w'Imana mu buryo bwo kubatizwa mu Mwuka Wera. Bakira umwuka w'Imana wo kumenya Imana, ariko ntabwo bakiriye umwuka w'Imana, ntabwo babatijwe mu Mwuka Wera. None intumwa zari Yerusalemu zije nibwo zabarambitseho ibiganza babatizwa mu Mwuka Wera. Tukongera kubibona mu gice cya 19 cy'ibyakozwe n'umwa nanone umurongo wa 1 kujya kwa 7, aho tubona abantu barabigishwa ba Yohana ariko batigeze babatizwa mu Mwuka Wera. Noneho Paulo abagezeho arabibabwira, abasobanurira, abarambika ibiganza, babatizwa mu Mwuka Wera, batangira guhanura, batangira kuvuga mu ndimi nshya. Yesu ashimwe cyane. Rero kubatizwa mu Mwuka Wera no guhabwa Umwuka Wera hari mwitandukaniro. Umukristo wese wakijijwe yahawe Umwuka Wera, ariko ntabwo ari ukuvuga ko yabatijwe mu Mwuka Wera. Ikindi kintu cya kabiri nuko kubatizwa mu Mwuka Wera intego yabyo ni ukwambikwa imbaraga zo kugufasha gukora umurimo w'Imana. Bene Data, ntabwo ari ukugira ngo barusheho kumenya, nta nubwo ari ukugira ngo uhinduke umwana w'Imana. Uhinduka umwana w'Imana kubwo kwizera Yesu ukihana ibyaha byawe. Iyo wakiriye Yesu mu bugingo bwawe uhinduka umwana w'Imana, uri umugenzi ujya mu ijuru. Niba utaranabatizwa mu Mwuka Wera ushobora kugira ubwoba ati ese ndi umugenzi ujya mu ijuru ntibinde. Oya, niba warihanye ibyaha byawe ukizera umwana w'Imana Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba, ndakumenyesha ko uri umugenzi ujya mu ijuru. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Rero icyo gikorwa cyo kubatizwa mu Mwuka Wera Yesu akidukorera kugira ngo turusheho kwambikwa imbaraga zo gukorera Imana. Imbaraga zo gukorera Imana ntabwo ari ukongera guhinduka abana b'Imana, ahubwo ni kugira ngo twambikwe imbaraga. Rero niyo mpamvu yavuze icyo cya mbere umurongo wa 8 byakozwe n'umwa ngo muzahabwa imbaraga kandi muzaba abagabo bo kumpamya. Haleluya. Ni imbaraga zifite intego, kandi intego si ubwacu, ntabwo iri muri twe ubwacu. Hari abantu bamwe usanga kuko bavuga mu ndimi, kuko bahanura, ugasanga bisa naho babikoresha ku bw'icyubahiro cyabo. Ntabwo ari byo, ni ibinyoma. Baba barayobye, baba batangiye kuva mu murongo w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yego hari igihe impano zidahita zizima, ariko ndagira ngo umenyeshe ko nubona umuntu umeze gutya ujye umenye yuko yavuye mu murongo w'Imana. Ikindi kintu cya gatatu nuko iyo umajije gukubatizwa mu Mwuka Wera nibwo impano z'Umwuka Wera zitangira gukora muri wowe. Umwuka w'Imana ashobora kuza ku bantu bose, ashobora no kuza no ku bapagani.
tujya tubona mu byanditswe byera ukuntu ba Nebukadinezari wari umwami w'umupagani usenga ibigirwamana yagize gutya umwuka w'Imana akamurotesha akamuhereza inzozi z'ibizaba no kugera mu minsi y'imperuka. N'abandi batizera bigenda bibaho, ndetse hari n'igihe umuganira n'umuntu utanemera Imana akakubwira inzozi yarose wowe ugahita umenya yuko ari umwuka w'Imana wamusuye. Natwe tutarakizwa hari ukuntu Imana yadusuraga kugira ngo irusheho kutwiyereka. Rero gusurwa n'Imana bitandukanye no kubabwamo n'Imana, bitandukanye kandi no kubatizwa mu Mwuka Wera. Rero iyo ubatijwe mu Mwuka Wera impano z'Imana zitangira gukorera muri wowe. Impano z'Imana tuzazireba ikindi gihe, ariko ntabwo arizo tugiye kwinjiramo muri uyu mwanya kuko n'indi nyigisho yihari. Impano z'umwuka w'Imana rero, impano z'Umwuka Wera ni nyinshi ziratandukanye. Imwe muri zo izwi cyane ni ukuvuga mu ndimi. Indi ya kabiri nayo izwi cyane ni uguhanura. Kuvuga mu ndimi cyangwa se mu ndimi nshya n'indi mu Mwuka w'Imana atanga. Wa murongo wa 5 twasomye, ijambo ry'Imana rivuga ngo bavuze mu ndimi, umuntu wese avuga mu rurimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Rero nibwo impano z'Imana zitangira gukora muri wowe. Hari abantu benshi bavuga yuko ngo utavuze mu ndimi ntabwo baba batijwe mu Mwuka Wera, banabyizera gutyo. Abapantekotiste benshi niko babyizera, nubwo bari abantu b'Imana bakigisha inyigisho nyinshi zifasha abantu b'Imana. Mu ruhande rwanjye ndabivuga nkurikije ijambo ry'Imana rivuga, nkurikije na experience yanjye ku giti cyanjye, nuko hari abantu babatizwa mu Mwuka Wera ariko ntibahite bavuga mu ndimi. Bibaho nubwo kenshi yari ibihe by'ububyutse, cyane cyane abantu babatijwe mu Mwuka Wera abenshi hafi ya bose bavuga mu ndimi, bahabwa kuvuga mu ndimi, ariko ntabwo ari buri gihe. Hari igihe ubatizwa mu Mwuka Wera ndetse n'impano z'Imana zigatangira gukorera muri wowe zitandukanye mu buryo butandukanye kandi utarigira uvuga mu ndimi, ariko hari experience idasanzwe iba yarabaye muri wowe. Haleluya! Iyi experience ni experience ukwiriye kwifuza mwene data. Niba utarayibona ukwiriye gusenga Imana kandi Yesu yiteguye kubigukorera. Ikindi kintu cya 4 nuko izo ndimi benshi bavugamo bamajije kubatizwa mu Mwuka Wera ni impano y'ingenzi. Niba utanayifite ndagusaba ngo usabe Imana, usenge Imana uhabwe kuvuga mu ndimi, kuko kuvuga mu ndimi bigira umumaro cyane. Kuvuga mu ndimi, uvuga mu ndimi bituma Satani atamenya ibyo uri kuvuga ari ibiki. Iyo atamenya ibyo uri kuvuga ntabwo abona uburyo bwo kubirwanya mu buryo bworoheje, kuko buryo dusenga Satani ntabwo aba afite amakuru yose. Akurikirana ibyo dusengera akabirwanya kugira ngo tutakaze kwizera. Ndetse n'iyo Imana iduhaye ubuhanuzi, Satani hari igihe abadayimoni babyumva bagajyana amakuru mu isi y'umwijima kugira ngo barwanye bya bindi Imana yasezeranye mu buryo butandukanye. Tuzagenda tubireba no mu zindi nyigisho. Rero iyo usenga mu ndimi z'umwuka, abadayimoni bamenya ibyo uri gusenga. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko indimi z'umwuka ziri mu byiciro bibiri. Nicyo nashaka kwinsista ahangaha, ziri mu byiciro bibiri. Hari indimi zimwe ziba ari indimi zo mu isi, nk'uko tubona yuko kuri uyu munsi wa Pentekote mu gice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa, abigishwa bavuze mu ndimi ndetse abantu bumva indimi zitandukanye. Bamwe bumva indimi zo muri Libiya, indimi zo mu mahanga atandukanye, zari indimi zo mu isi, ariko abantu batigeze biga barazivuga. Yesu ashimwe cyane. Rero ariko iyo dusomye ibyanditswe byera mu Bakorinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa 2, ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari ubundi bwoko bw'indimi. Riravuga ngo uvuga mu ndimi zitamenyekana mu zindi ndimi ntabwo ari abantu ababwira ngo, kuko ntabwo avuga ibintu bisanzwe, ngo ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. Rero izo ni indimi zo mu ijuru. Indimi rero abantu bavuga iyo buzuye Umwuka Wera ziri mu byiciro bibiri. Hari igihe aba ari indimi zo mu isi, hari n'igihe aba ari indimi zo mu ijuru. Nageze numva inkuru mu bubyutse bwo mu bigutu. Hari abaswedwa bari bafite uburyo hari ibintu batari kumvikanaho n'Abanyarwanda, noneho umuntu utarigeze yiga yuzura Umwuka Wera avuga mu ndimi. Noneho bagiye kumucecekesha ngo atuze, abaswedwa baravuga ngo mumureke avuge mu ndimi, kuko bo bari kumva icyo ari kuvuga. Kumva Imana yari iri kuvugana nabo mu giswedwa, abandi bo batabyumva, Abanyarwanda batabyumva. Nawe wundi atazi ibyo ari kuvuga ari ibiki, ariko abaswedwa bo bumva message y'Imana. Imana irabaganiriza inyuze mu muntu utarigeze amenya n'Igifaransa, utarigeze amenya n'ururindi rurimi, umuturage w'Umunyarwanda utarigeze yiga namba. Yesu ashimwe cyane. Rero zirimo ibyiciro bibiri bitewe n'umugambi w'Imana. Haleluya. Ikindi
cya gatanu cy'ingenzi nshaka kuvugaho hano nuko indimi zitamenyekana cyangwa se indimi z'umwuka ni Umwuka Wera uzitanga. Ntabwo ari abantu bazigisha, ntabwo ari ibintu ufata mu mutwe ngo uzajye uvuga gutya na gutya. Oya, njya mbyumva yuko ngo hari ahantu baziga, sindahabona personnellement mu giti cyanjye, ariko ntabwo bihuye n'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kuko ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 4 ijambo ry'Imana avuga ngo ururimi, ngo habonetse indimi zigabanije zisa n'umuriro, ngo ururimi rujya ku muntu wese, ngo bavuga mu ndimi nshya nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Ijambo ry'Imana rirongera katubwira ngo kandi ngo umwe ahabwa ururimi rutamenyekana n'uwo mwuka. Ni umwuka uziduha, ni umwuka uziduha. Icyo kora hari abantu bamwe umwuka azaho mu buryo budasanzwe, noneho bagashidikanya, bakagira kushidikanya. Iyo ni experience yanjye nanjye nkimara gukizwa. Ntangira kuvuga mu ndimi byarankonfuzinze, kuko nari menyereye kubona abantu bavuga mu ndimi bakamera nk'ahari umuriro ubaguyeho, bagasimbagurika njyewe najya kumva nkumva nduzuye, nkumva hari ubuntu bw'Imana bundimo, nkumva umunezero, nkumva nkumva hari amagambo ari kuza mu bwenge, ariko akaza numva atari uko natakaje ubwenge. Nkavana ibi bintu banza ari njyewe uri kubyihimbira. Nuko ngira gushidikanya cyane kugeza igihe nahuye n'umuntu w'Imana arampugura, arambwira ngo niba uzi yuko nta rubanza ruri imbere y'Imana, menya yuko ibyo uri kuvuga bivuye ku Mana. Tobora uvuge icyo Umwuka guhaye kuvuga. Niba kandi wumva ari ibintu biterekeranye, bumusazi mu izina rya Yesu, nta kibazo rwose. Nibwo natangiye gukoresha impano yanjye yo kuvuga mu ndimi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ni umwuka ubitanga, ni umwuka utanga iyo mpano. Icyo kora kubana n'abantu bavuga mu ndimi hari igihe bituma nawe muri wowe habamo inyota. Kandi inyota ni ikintu cy'ingenzi cyane mu bintu by'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite inyota naze anywe. Haleluya. Imana yishimira guhaza ufite inyota. Yesu ashimwe cyane. Imana yishimira guhaza usonze, unyotewe. Yesu ashimwe cyane. Rero ikindi kintu cya gatandatu nuko Yesu niwe utubatiza mu Mwuka Wera. Kijyanye na cya kintu cyakibanje, ntabwo ari umuntu runaka ukubatiza mu Mwuka Wera. Icyo kora umuntu abasha kugusengera, akagusabira, akakurambika ibiganza, tubona mu byanditswe byera, ariko ni Umwuka w'Imana ubikora. Ni Yesu ubikora. Ni ijambo ry'Imana muri Matayo 3:11 ngo ni Yesu ubwe uzababatirisha Umwuka Wera. Ntabwo ari umwana w'umuntu, ntabwo ari pasiteri, ntabwo ari bishop, ntabwo ari uwo ari we wese. Oya, ni Yesu Kristo ubwe. Yesu ashimwe cyane. Kubyo mpamvu rero abasha kukubatiza mu Mwuka Wera aho waba uri hose. Hari Bene Data numvishe yagize gutya, ari kugenda mu muhanda, ari ku igare, agezeho yumva umutima uramwangiye, yumva ni nk'ijwi rimubwira ati hagarika igare, ajya munsi y'umuhanda, atangira gusenga, gisenga yuzura Umwuka Wera, imbaraga z'Imana ziramanuka, atangira kuvuga mu ndimi nshya, atangira guhanura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. N'abandi nabo hari nagiye numva ugasanga asinziriye akarota ari kuvuga mu ndimi, yarangiza agahita toboraga akanakanguka ari mu ndimi ari kuvuga igihe icyo ari cyo cyose bitewe n'uko Umwami yabigambiriye. Yesu ashimwe cyane. Ntawe yakuburenganzira, nta protokole zindi, ntabwo asaba icyemezo cyo mu itorero mbere yuko akubatiza mu Mwuka Wera. Hoya, icyangombwa nuko aba yabyemeye, icyangombwa nuko ababishaka, kandi arashaka kukuzuza Umwuka Wera kugira ngo uwambikwe imbaraga zo kumubera umuhamya. Icyanyuma nsorezaho nuko hari kondisiyo zo kugira ngo ubatizwe mu Mwuka Wera. Ikintu cya mbere ijambo ry'Imana rigaragaza, ubwo Petero ku munsi wa Pentekote yabivugagaho, yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo barabaje ngo mbese bagabo Bene Data tugire gute. Petero arababwira icyo cya 2:38 no 39 byakozwe n'intumwa, arababwira ngo nimwihane byaha byanyu, mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo kandi namwe muzahabwa iyi mpano, kuko uyu Mwuka Wera, ngo kuko isezerano ryanyu n'abari kure bose ngo bazahamagarwa, n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Yesu ashimwe cyane. Abazahamagarwa n'Imana bose, ngo iryo ni isezerano ryabo. Rya rindi yavugiye mu kanwa ka Yoweri, rya rindi yavugiye mu kanwa ka Yohana Umubatiza, rya rindi yavugiye mu kanwa ka Yesu Kristo, ijambo yahamije mu bagabo batatu ndetse n'abandi barenze, ni ijambo ryo kwizerwa, ngo ni isezerano ry'abazahamagarwa n'Umwami wacu bose. Ese nawe warahamagawe, ukwiriye kubatizwa mu Mwuka Wera, ukwiriye kubigirira inyota. Icyambere rero ni ukwizera Yesu, ukihana ibyaha byawe, ukamwumvira, ukagera ikirenge mu cye, ukabatizwa, ukamwumvira. Nicyo kigaragaza ko wemeye guhindukira. Yesu ashimwe cyane.
icya kabiri, konsiyo ya kabiri ni ugusaba wizeye. Luka igice cya 11 umurongo wa 13, ijambo ry'Imana ritanga isezerano mu kanwa ka Yesu Kristo ubwe ngo mbese so wo mu ijuru azarutaho, ntazarushaho kuba guha umwuka wera abamumusabye. Gira inyota, ni ugusaba wizeye. Fata umwanya wo gusenga. Abigishwa bo bafashe iminsi 10. Iyo minsi 10 sinzi ibyo bari mu ndabyibuka. Petit frère ambwira uburyo yabatijwe umwuka wera, yari kubisengera ariko noneho atangira kugira inzozi. Abona umuntu azaramubwira ati se wowe ushaka kubatizwa umwuka wera ariko ibi ngibi nturabihindura, nturihana ibi ngibi, nturigira gutya. Atangira kubwirwa ibyo akwiriye kwihana mbere yuko yakira uwo mubatizo w'umwuka wera. Birashoboka yuko nawe hari processes ugomba gucamo, birashoboka yuko hari ibintu ugomba kuwemera kureka kugira ngo urusheho kwakira ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero nsoza ndagira ngo nkubwire ngo abakristo bo mu itorero rya mbere cyabashoboje gukora umurimo mu buryo butandukanye. Dusoma ibyakozwe n'umwa tukabyadimira, tugasoma inzandiko za Paulo, tugasoma ibyahishuwe, tukumva turanezerewe, turabyifuje ibyo bihe. Bene Data cyabashoboje nuko bari barambitswe imbaraga ziva mu ijuru. Nawe ukeneye kwambikwa imbaraga ziva mu ijuru. Iyo umuntu abwiriza yuzuye umwuka wera, abatijwe umwuka wera, aba afite itandukaniro n'abandi bantu. Iyo umuntu agira ikintu akorera Imana, abatandukanye n'abandi bantu. Hari imbaraga ziba zimukoreramo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ubuntu bw'Imana buri muri we. Yesu ashimwe cyane. Ndabyibuka mbatizwa mu mwuka wera, twari turi mu masengesho y'iminsi 2 y'urubyiruko aho nasengeraga ku Gasave. Noneho nagiye kumva numva ni nk'ijuru rikingutse, numva ni nk'ubuntu bw'Imana bumbayeho budasanzwe, numva ngiye mpawe mu yindi si mu buryo budasanzwe bugoye gushyira mu magambo y'umuntu. Numva umunezero, numva ibyishimo, numva amahoro mu mutima nigeze, numva nkunze Imana, numva nkunze Bene Data, numva impinduka zidasanzwe. Ndangije njye imbere y'abantu ndumva natera haleluya, nateye haleluya, natashye numva ameze abantu bose nabakunze, numva nta muntu narakarira. Hari experience idasanzwe nari nahawe. Yesu ashimwe cyane. Hari umunezero udasanzwe, hari ukuzura kudasanzwe. Kandi kuva uwo munsi ntangira kubona imbaraga z'Imana zikorera muri jye. Nahagarara navuga nkumva hari ubutware bundi ndi kuvugiramo. Nahamya Yesu nkumva hari ubundi butware ndi kuvugiramo. Yesu ashimwe cyane. Ukeneye kwambikwa imbaraga ziva mu ijuru. Ndagira ngo dusengane muri uyu mwanya. Haleluya. Birashoboka kumvishira ijambo utarakizwa, n'umwanya wo kwakira Yesu Kristo. Mukingurira umutima wawe, umubwire ati Mwami Yesu, ndi umunyabyaha, ngwino muri jyewe, mbabarira kandi umpe kukwakira. Ndakwakiriye, umpe kukwizera, umpe kugendana nawe. Yesu ashimwe cyane. Ariko ushobora no kuba wakiriye iri jambo ukaba wumvishe aya magambo, ariko mu by'ukuri ntabwo urabatizwa mwuka wera. Ndagira ngo dufatanye gusenga kandi ubigira icyifuzo kugeza igihe ubonye wambikwa imbaraga ziva mu ijuru, kuko iryo sezerano ni iryawe n'abana bawe n'abari kure bose n'abazahamagarwa n'Umwami Imana bose. Yesu ashimwe cyane. Rero ndagira ngo dusengane. Mu guca bugufi tangira utekereze ku migendere yawe. Birashoboka ko hari bitaranejeje Imana mu buzima bwawe, nawe ubwawe urabizi. Ca bugufi imbere y'Imana, ubwire Yesu uti Mwami Yesu, mbabarira ibyo ntakumviyemo, aho ntumviye umwuka umbabarire. Gifata akanya ko kwiyeza, ko kwitunganya. Ushobora no kubuhagaritsa iyi video ukabanza ugafata umwanya wo kwitunganya. Nyuma y'uwo mwanya ndagira ngo usengere isengesho. Ubwire Yesu uti Mwami Yesu, ndi umwana w'Imana kuko nakwizeye, kandi wasezeranije kwambika imbaraga abakwizeye kugira ngo bagukorere. Mfite umutima wo kugukorera, ariko nkeneye kwambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Nyambika imbaraga zawe Yesu, nyuzuza umwuka wera, mbatiza mu mwuka wera, kuko ijambo ryawe rivuga ko isezerano ari iryanjye n'abazakwizera bose. Nanjye ndimo Yesu, mbatiza mu mwuka wera kugira ngo nambikwe imbaraga zo kugukorera. Urakoze Mwami, ndakwizeye kubikoze mu izina ryawe Yesu. Amen. Yesu aguha umugisha cyane, ukomeze gushimikira imbere y'Imana kugeza ubwo wambitswe imbaraga zivuye mu ijuru. Yesu aguha umugisha.